Rayon Sport isaro ry'Inyanza n'ikipe kirangirira rwanjye n'ugutsinda nitwa Gikundiro cya Ndabereye umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bari hano turaho Rayon Sport Nyange isaro ry'Inyanza Nyanza imena mu Rwanda nta makuru n'ikirezi cya Kirisitu umwami na Muhamedi ngwino musore utsinda agatsindagira imidari. Umunsi Rayon Sport yakinnye ngo ntuzayoberana, ngo uzumva akagoma kanihira, ngo uzumva imirishyo n'imihamirizo. Ibyo tubikesha Rayon Sport, niyo kipe y'Abanyarwanda. Muzakomeze uwo murego. Iyo ni imbyino y'abakunzi ba Rayon Sport bakunda kuririmba iyo basesekaye muri stade, yewe na mbere yaho hafi yaho benda gukinira, cyane cyane mu mujyi wa Kigali ho bari ibicika. Ariko kandi ngo niyo bagiye mu ntara, abatarabona ibyo birori cyangwa se batarumva n'izo ndirimbo batangira kugenda babyumva. Ubwo ikipe ya Rayon Sport igiye kuhakinira, ngo nibwo bumva izo ngoma, ngo nibwo bumva ako karuru, yewe ngo nibwo bumva uburyo bakaraza bakaraga iyo mirishyo. Ku itariki 20 ku isaha 12:30 ngo bizaba ari bicika kuri stade regional ya Kigali Nyamirambo. Ariko kandi ku itariki 15 abakunzi ba Rayon Sport ngo batanze ubutumwa berekana ko ngo bizaba ari ibintu bicika muri iyi shampiyona. Gusa ariko bo bakomeza kugenda bavuga ko ibyo babona ni imirabyo, ngo kuko inkuba ntirakubita. Ngo bitegure rero inkuba zizakubitira kuri Rutsiro, ya kipe abenshi bakomeza kugenda bavuga ko nayo ngiri muri Otani. Ijambo mera ndaryumva nkumva budala. N'abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bagaruka kuri ikipe ya Rutsiro yo mu Rukebera. Abenshi bati byanze bikunze ekipe ya Rayon Sport kuri ubu igomba gutanga ubutumwa bufatika. Nyuma y'imyaka isaga 4 ekipe ya Rayon Sport itazi uko igikombe cya shampiyona gisa. Nyuma y'imyaka 4 ekipe ya Rayon Sport ikubutse matsinda, ikaharenga, ikagera muri kimwe cya 4 cya CAF Confederation Cup. Ariko ngo gusubirayo ikaba byarakomeje kugenda biyibera isobe. Nyuma y'imyo myaka 4 ni abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport biteguye gusubira muri ayo matsinda, yewe ngo byangombwa bakaharenga bakagira ngo noneho ngo muri kimwe cya 2 abakunzi ba Rayon Sport bavuga ko ngo nibirashoboka bazazana igikombe. Ngo kuri ubu barahagurutse, ngo kandi nta kongera kwicara nk'uko abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda babitangaza. Kuri ubu ngubu ngo umutangabuhamya nyawe ngazaba Rutsiro ku isaha 12:30 kuri stade regional ya Kigali ku itariki 20. ngo biteguye kuzaho ubutumwa Rutsiro izagenda andi makipe iyabwira cyangwa se iyasobanurira ibyo yabonye kuri stade regional ya Kigali Nyamirambo ku itara. N'abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bakanira cyane nyuma y'igihe kinini ekipe ya Rayon Sport ibabaza abakunzi bayo. Nyuma y'igihe kinini shampiyona ijya gutangira, ariko abakunzi ba Rayon Sport basangaho nta cyizere bifitiye. Kuri ubu ngubu abakunzi ba Rayon Sport icyizere ni cyose. Kuri ubu yewe ngo n'icyaburaga ngo cyabonetse, nyuma y'abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bavuga yuko icyitwa umuzamu muri ekipe ya Rayon Sport barisa nkaho rirangaye. Izamu ryabo kuri ubu ngo izamu ry'ikipe ya Rayon Sport ngo ribonye bararidanangira nyuma kuzana kabuhariwe bakuye mu kipe ya Yanga, umuzamu wa kabiri w'ikipe ya Yanga, umuzamu w'imyaka 20. Kuri ubu ngubu abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport icyizere ni cyose, nyuma yo kandi kumva yuko uwahoze ari kapiteni wabo wahereke bashobora kwiyongera muri Swati. Ngo nanone ngo nibyo bishobora kuba byabaremye agatima bati yego mu kibuga dufite abakinnyi beza, batariko kandi bakwiriye kumenya kuba bari kumwe n'abandi bakinnyi bazi indangagaciro z'ikipe ya Rayon Sport, bakajya bababwira ibigwi n'amateka by'ikipe ya Rayon Sport ko atari ikipe isanzwe nk'uko babona izindi kipe za hano mu Rwanda. Ngo bakine ubuhanga begukana ibikombe. N'abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bikomanga ku gatuza ubwo bakinaga n'ikipe ya Vipers nubwo yabatsinze igitego kimwe. Ariko abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bavuga bati koko nibyo Vipers iradutsinze, ati kandi nubwo igitego dutsinze kidasobanutse neza, batariko amakipe y'ino yo azatwumva byanze bikunze, azatwumva. Umurindi w'abariyo ubiteguye guhagurukira rimwe
nk'ibisanzwe cyangwa se nk'uko byagaragaye kuri iyo tariki ya 15 ngo kuri ubu ngo n'ubundi ngo bazaza bahagurukira rimwe, kuko kuri uwo munsi Stade Regional ya Kigali yinjije asaga miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda bitarigeze bibaho mu mateka ya Stade Regional ya Kigali Nyamirambo. na Didier umudiho w'incundura mu buduhozi. Imyiteguro ni yose mu mafani club, ingoma ngo bazikozeho, banderole ngo batangiye kugenda bazitera umuti mushyashya ngo zongere zisubire ubushya, nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa n'abakunzi ba Rayon Sport. Ngo amafani club yose ari tayari, yewe n'abatari mu mafani club ngo bari kwitegura kuyajyamo kugira ngo nabo ngo babashe kujya gushyigikira ikipe yawe ya Rayon Sport, nk'uko umutoza wa Haringo Francis Christian yabibatangarije ati nibyo koko na ekipe ya Rayon Sport inyotewe gutwara igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro, atariko kandi kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ibashe kubigeraho nuko ibyo twabonye kuri uyu munsi wa Rayon Day cyangwa se kuri uyu munsi w'igikundiro bizakomeza muri ubu buryo. Abakunzi ba Rayon Sport ntibizigere bacika intege, bazakomeze kutuba inyuma nk'uko batubaye inyuma. Stade Regional ya Kigali bayuzuye ari bonyine, kuri ubu rero n'ubundi ngo biteguye kujya baba inyuma y'ikipe yabo ku buryo n'ubusanzwe cyangwa se nk'uko n'ubundi ngo bisanzwe ikipe ya Rayon Sport izongera ikisubiza icyubahiro cyayo, ikongera ikegukana ibikombe, ikongera ikagira igitinyiro hano mu Rwanda nk'uko byari bisanzwe. Nyuma y'igihe kinini ikipe ya Rayon Sport ivugwamo byinshi, ariko ngo kuri ubu ngubu abakunzi ba Rayon Sport ngo bongeye gushyira hamwe bahagurukira rimwe. Ni kuri Stade Regional ya Kigali abakunzi ba Rayon Sport ngo babonye ubutumwa bwinshi cyane nyuma kubona witwa Paul Muvunyi nawe ngo yaje kwifatanya n'ikipe ya Rayon Sport, bakabona abagabo batandukanye nka Bagacinya n'abandi abitwa Munyakasadat, Murenzi Abdallah, yewe abitwa Bantamakate Eugene n'abandi bagiye batandukanye nka Rudatsimburu Albert bari bitabira umunsi w'igikundiro. Kwa kuri ubu ngubu ngo ni message ikomeye cyane bahaye andi makipe yo mu Rwanda yuko ubw'ubumwe bw'abariyo bwagarutse, igihe sigaye kuri ubu ngubu ngari ibikombe. Isisi banirirwa ndishaka isaro ry'Inyanza, isisi banirirwa ndishaka isaro ry'Inyanza. Nyuma yo gusezera abakinnyi hafi ya bose nk'uko byakomeje kugenda bigaragara, ekipe ya Rayon Sport yakinnye umwaka ushize, uretse mu izamu hakomeza kugenda hagaragaramo wenda abari bari mu mwaka ushize, ndetse no mu gice cy'ubwugarizi hakomeza kugenda hagaragaramo uwitwa Ndizeye Samuel ndetse na Mitima Isaac ndetse n'undi usimbura bitwa Muvandimwe Jean Marie Vianney. Ibindi bice byose bisa nk'abakinnyi bazaba bari mu kibuga cyangwa se abazabanzamo basa nk'ari bashya ku kigero cya 80%. Ibyo rero ngo ni ikigaragaza ko ikipe ya Rayon Sport yakoze impinduka zikomeye cyane ku buryo ikipe ya Rayon Sport yiteguye gutwara igikombe. Ko byanze bikunze ni ikipe ya Rayon Sport yazanye myugariro usanzwe ukina ikipe y'igihugu Amavubi mu gihe akaba ari Rwatubyaye Abdul Kimoto, ngo nubwo atahita agaragara mu minsi ye ya mbere, ariko ngo biragaragara ko igihe shampiyona izaba irimbanyije igeze ahakomeye, aho ikipe ya Rayon Sport ivuga ko bizaba igeze mu mahina, uyu myugariro azaba ari mu ikipe ya Rayon Sport ari kapiteni wayo azagaragara kuri uwo munsi. Si ibyo gusa ariko ni ikipe ya Rayon Sport yakomeje no gukora ku bandi bakinnyi bagiye batandukanye, aho ikipe ya Rayon Sport yakomeje kugenda izana n'abatoza bari ku rwego rwo hejuru. Nyuma y'ikipe ya Kiyovu Sport igerageje kwitwara neza igatsinda ikipe ya Rayon Sport muri Arere Tour, Rayon Sport ngo ntabwo ari kurenza ingoyi. Uwitwara Ingingo Francis Christian ngo yagombaga guhita imuzana mu ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ibigwi cyangwa se amateka akomeze yubakira mu ikipe ya Rayon Sport, kuko nk'uko bakomeza kugenda babivuga mu ndirimbo yabo ngo gutsinda Rayon Sport bigomba ubuhanga. Ibyo rero ngo byatumye babona yuko uwitwara Ingingo Francis Christian nyuma gutsinda ikipe ya Rayon Sport ngo nibwo babonye ko ari umuhanga koko, batekereza guhita bamuzana ngo kandi biteguye ko azakorana amateka nabo. Ari nawe ndazigara uzimenyera kawunga, bantu b'imahanga n'ab'iki gisata cyose, Paul Wele, Abubakar Traore, Willy Esombi Onana, Mbirizi Eric n'abandi bagiye batandukanye basatira izamu cyangwa se izamu ry'abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport cyangwa se adversaire aho bazaba bahanganye. Abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda bavuga bati ibyo bifaru
ekipe izabicika cyangwa se izabihonoka izagenda yibereho nk'uko bakomeza kugenda babitangaza abakunzi ba Rayon Sport, ngo bizera ko ubusatirizi bafite kongeraho mediane bafite nk'ikomeye cyane y'uwitwa Osaruwe, Ndekwe Felix n'abandi bagiye batandukanye ba Master, ngo ikipe ya Rayon Sport babona ngiri ku rwego rwo hejuru, ku buryo babona yuko byibuze hano mu Rwanda ngo nta kipe n'imwe ifite ubushobozi bwo kuzatsinda ikipe ya Rayon Sport. Yewe abakunzi ba Rayon Sport ngo bafite amatsiko cyangwa se ngo bashaka kureba ni ikipe ishobora kuzihagararaho ngo imbere y'ikipe, aho bemeza ko ishobora kuzaba ari ikipe ikomeye cyane nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. N'abakunzi ba Rayon Sport ku bwabo ngo bona nta kabuza cyangwa se nta kizabitambika nk'uko bakomeza kugenda babitangaza, ngo nta kizatuma badatwara igikombe cya shampiyona yewe n'igikombe cy'amahoro, kuko ngo na hamwe bagomba kujenjeka nk'uko bakomeza kugenda babitangaza. Kandi bati twababaye igihe kinini, kuri ubu ngubu rero natwe tugerageza ngo twisubize icyubahiro cyacu. Abenshi bakunzi ba Rayon Sport aho bakomeza kugenda bavuga yuko ubutumwa bwatanzwe n'umuyobozi w'ikipe ya APRFC avuga yuko ngo ya kipe ikunda kwirukana abatoza, ngo ni ya kipe kandi ngo yakuze umukinnyi muri amwe makipe ya hano mu Rwanda, umutoza muri amwe makipe ya hano mu Rwanda. Bati kuri ubu ngubu barateganya kumwirukanisha. Abakunzi ba Rayon Sport bati mwibuke ko uyu mutoza muvuga yabatsinze kabiri yikurikiranya, bati ntabwo mwigeze mubasha kugira gutya ngo mumutsinde. Ibindi kandi afite ibyangombwa byuzuye mu gihe mufite sans papier. N'abakunzi ba Rayon Sport bakomeza kugenda babitangaza hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, aho batangiye kugenda babona yuko ubusa nk'ubushotoranyi kuri iyi kipe cyangwa se kuri uyu mukeba wabo yatangije, batariko ngo byanze bikunze byose bizasobanuka. Na polisi y'igihugu abona abahamya, iyo nibutse uwo mutaga nikora ndatimana, ukundare yabakeye ku mubiri no ku mutima. Hussein Biri na Sarita bambutse Kivu. Nyuma y'ibirori bidasanzwe, nyuma y'ibirori by'imboneka rimwe, nyuma y'ibirori byabereye kuri Stade Regional ya Kigali Nyamirambo, nyuma y'ibirori byakozwe n'ikipe ya Rayon Sport ngo bitigeze bibaho hano mu mateka y'u Rwanda mu Rwanda nk'uko abakunzi ba Rayon Sport babitangaza. Bati nibyo birori byibuze byabashe kwitabirwa ku buryo bugaragara, aho ikipe imwe yonyine ishobora kuzuza Stade Regional ya Kigali Nyamirambo. Nyamara mu gihe hari igihe amakipe yombi akina cyangwa se mu gihe akina amakipe abiri ariko akaba atabasha kuyuzuza, nubwo ariko kandi atari ibintu bibatunguranye, kuko no mu mikino y'amatsinda ekipe ya Rayon Sport yakomeza kugenda yuzuza Stade Regional ya Nyamirambo. Ariko kandi n'abakunzi ba Rayon Sport bakomeje kugenda bikomanga ku gatuza, bati nubwo imvura y'ibikatu yagwa ntiyakomeje kugenda itunyagira mu gihe by'amatsinda cyangwa se ku munsi w'igikundiro. Bati nta na kimwe gishobora kuzatuma ekipe yacu, ekipe ya Rayon Sport itegukana ibikombe byombi cyangwa se ibikombe bya shampiyona. Kuri ubu ngubu rero umukunzi wa Rayon Sport aho ari hose mu gihugu icyo asabwa ni uguhaguruka agashyigikira ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ikipe ya Rayon Sport ikomeze kugenda yesa ibigwi cyangwa se ikomeze kugenda igera ku ntego zayo byihaye muri uyu mwaka w'imikino yo kwegukana ibikombe byose bikinirwa hano mu Rwanda, nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'umutoza Haringo Francis Christian. Ati ibikombe byose bikinirwa hano mu Rwanda tugomba kubitwara. Ni ekipe ya Rayon Sport yiyubatse ku buryo bugaragara, ni ekipe ya Rayon Sport ifite umukino unogeye ijisho, ni ekipe ya Rayon Sport igomba gukora amateka muri uyu mwaka, ni ekipe ya Rayon Sport ifitiwe icyizere na buri umwe. Yewe kuri ubu ngubu ndahamya ko umuntu wese wabaza ati ni wowe mukandida ubona wo gutwara igikombe cya shampiyona kuri ubu ngubu hano mu Rwanda, nta yindi kipe yakubwira itari ikipe ya Rayon Sport. Bityo rero abakunzi ba Rayon Sport nitwe imbaraga za Rayon Sport, muze duhagurukire rimwe dukomeze gushyigikira ikipe yacu, tube inyuma aho izajya hose maze twegukane ibikombe. Gerard Diofili barayifata. Reka dushimire abantu bakomeje kugenda natwe ko turi kumwe hano kuri Rayon Yacu TV 5/5, tubabwira ko utarakora subscribe icyo asabwa ari ugukora subscribe akareba hejuru ahantu hari akazogera gakandaho, maze ko dushyize ikiganiro akajya abasha kugikurikirana mu ba mbere. Iyi ni Rayon Yacu TV yane Musonera Modric n'ubutitsa nitwaje agakwaya, kandi nizeye Imana nzakarema gakumba, nzakugabira ishyo abawe bakame, nzakujyana i Kanombe twibire mu birere.